ibintu bitanu, ibintu bine bishobora kuzaba ku rubyiruko mu gihe sosiyete nyarwanda yaba itagize icyo ikora, mu gihe itakongera ikintu bita kwigisha indangagaciro ndetse na kirazira z'umuco nyarwanda. Hari ibintu bitanu bishobora kuzaba mu rubyiruko mu myaka 5 iri imbere. Ibyo bintu ni ibihe? Icya mbere, kwangirika mu mutwe, ibyo twise mentality problem. Kwangirika mu mutwe bizaza mu rubyiruko. Bizaza mu bite? Abana bazakomeza kubibona ku mbuga nkoranyambaga, bakomeze babibone, bigeraho bibe ngaho ari ibintu bisanzwe, bibe byateza ikibazo, aho umwana nawe azageraho akabifata nk'ibintu bikwiye, akumva ko kubikora nta kibazo kirimo. Ibyo bintu bishobora kuzateza ikibazo gikomeye. Hanyuma ikindi gikurikiyeho, ikindi gishobora kuzabaho kikaba cyaba ingaruka mbi ku rubyiruko rwacu, ikintu bita relationship problem, imibanire ye n'abandi bantu. Mu rubyiruko ibyo bintu bizabaho kandi bizatera ikibazo gikomeye. Bizagenda bite? Ni hahandi uzajya ubona umuntu ugasanga we ubwe uburyo abanye n'abantu ntibubaho, abayeho nk'umwiyemezi, abayeho nk'umuntu udashobotse, abayeho yiyumva, abayeho atagira ubwumvikane n'abandi bantu, aho azajya akora ikintu cyose akumva ko ari uburenganzira bwe bwo gukora icyo ashaka. Ibyo bintu bigatuma nta muntu bazabasha guhuza ku buryo babasha kubana mu buryo bwa nyabwo, mu buryo bwa sosiyete nyarwanda cyangwa se mu buryo bw'umuco nyarwanda. Ibyo bintu bishobora kuzabaho kandi bizateza ikibazo gikomeye mu bana b'urubyiruko. Ikindi gikurikiyeho gishobora kuzabaho, ikintu bita gushinga ingo. Gushinga ingo ni bimwe mu bintu bizagorana, kuko ntabwo umwana azaba yirwa muri ibi bintu byo kuba yafata amavide, amacupa akayakoresha mu buryo bwo gutera akabariro cyangwa mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina, ngeze azatekereze kuba yakubaka urugo. Ni gute wakubaka urugo ukora ibyo bintu? Uzaba ugiye gushakamo iki? Gusa wakubaka urugo uzabibasha? Uzumva ko nyine uwo muntu ntacyo amaze, bizatume ubaho udashaka kubaka, wumva ugomba kwiberaho muri ubwo buzima. Bizatuma rero muri iyo myaka 5 kubaka ingo bigabanyuka, usange bibaye ikibazo, abantu barimo baragenda bagakura bakarengerana, ukibaza ati uriya muntu kadashaka akenera gushaka kubera iki kandi afite aho akemurira ibibazo byiwe? Nta kibazo afite, abayeho neza, arishimye, nta mpamvu yo kwigwa avuga ngo arubaka urugo. Ibyo byo ntabwo bishoboka. Icya gatanu aricyo icya kane aricyo tunasorezaho, ni uburyo bwo kuba umuntu ukora ibyo bintu niyo yafata imyanzuro yo kubaka. Ubwo nabwo ni mu gihe yahatirijwe. Mu gihe yahatirijwe uwo muntu ntabwo azubaka. Azubaka kubera ikigare cyangwa se kubera ko yahatirijwe n'abandi bantu bamuri inyuma ari kuvuga ngo ubaka urakoze. Icyo gihe azubaka, ariko nagera mu rugo bizagorana, kuko hari bwa buryo yamenyeye butazatuma uwo barushinganye atabasha gukora akazi cyangwa atabasha kumukorera ibyo yifuza. Ibyo bikazatuma wa muntu yumva ko ntacyo arimo arakora. Usange barahora bashwana, barahora bapfa ubusa. Umwe nguko hirya no hino barahora mu manza za hato na hato, ariko bari gupfa akantu gato cyane k'imibonano mpuzabitsina. Ibyo bintu bizakura kandi bizateza ikibazo gikomeye. Ibyo byose rero tubigarutseho nyuma y'uko habayeho urubanza rw'abakurikiranyweho gusakaza amashusho y'urukozasoni yagiye aca ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ayo mashusho yagaragayemo uwo bitiriye Ishanga Emeline, niko bivugwa ko ari we waba warayagaragayemo. Ibyo rero urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwababuranishije ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo mu gihe baba batsinze, bakaba basohoka bagakurikiranwa bari hanze. Mu gihe ibyaha bafite bibakurikiranyweho bikomeje kugira uburemere, bakaba bashobora kuba hari uburyo bashobora kubirimangatanya cyangwa se kubizimangatanya,
bakaba baburanishwa n'ubundi bari mu maboko atari ayabo. Abo bantu ni bande rero? Abo bantu bakurikiranyweho uko gusakaza amashusho y'urukozasoni ni abakurikira. Harimo uwitwa Uwineza Nelson, hakazamo uwitwa Uwineza Patrick ndetse na Babingwa Jesus. Abo bose bakurikiranyweho icyaha cyo gusakaza amashusho y'urukozasoni. Ni mu gihe uwitwa Uwineza Patrick we ababyeyi be biyemeje kumwishingira, bakaba batanga miliyoni 50 kugira ngo akunde aburanishwe ari hanze. Namwe mwumve ibyo bintu, mwumve ibyo bintu rwose. Ababyeyi babo bafite igishoboka cyose, bafite buri kimwe cyose gishoboka, kuko umuntu wiyemeza gutanga miliyoni 50 kugira ngo umwana we asohoke aburanishwe ari hanze ni umuntu wiyubashye, ni umuntu ufite amafaranga. Ariko nyine biranze gutanga uburere n'iki, ntawamenya nimba ari we biturukaho, nimba atari byaturutseho ntawamenya, ariko birumvikana ko umwana we ibyo yakoze ni ibintu bitesha sosiyete nyarwanda agaciro, bigera naho ayasakaza ku mbuga nkoranyambaga bikaba byagaragara n'icyasha mu bantu. Aritanga avuga ati reka ntange miliyoni 50 kugira ngo njyewe ndengere umwana wanjye, ndengere umwana aze mu rugo. Yari akwiye kuba amuretsemo gatoya akabanza kumva ko ibyo yakoze ari amakosa. Ku ruhare rwanjye njye niko mbitekereza, yakabaye amuretse akabanza kumva ko ibyo yakoze ari amakosa, agomba kubihanirwa, bigatuma abasha kugaruka mu murongo wa nyawo. Rero ibyo byose ni nyuma y'uko uwitwa Kwizera Emeline ndetse n'Uwase Shakira aribo baregeye urwego rw'ubushinjacyaha RIB, nyuma y'uko amashusho asakaye agaragaza ko Kwizera Emeline ariwe uri muri ayo mashusho, aho ateraga akabariro yifashishije icupa rya Heineken. So ibyo byose rero ni bimwe mu bintu bishobora kuzaba kuri sosiyete nyarwanda mu gihe haba hadashyizwemo ingamba no kwigisha bihoraho kandi bitagabanyuka. Ibyo bintu tuzabisanga mu mashuri bigishwa ibyo bintu, mu rugo babyigishwe, aho banyura hose babyigishwe, kugira ngo babashe kugira indangagaciro zatuma iyo myitwarire mibi, iyo myitwarire itaranga sosiyete nyarwanda igabanyuka. Tuyirinde, tuyikumire hakiri kare, kugira ngo ejo n'ejo bundi tutazisanga tutagifite aho twabigarurira. So mudukurikirane, twitwa Peace TV Rwanda. Mujye kuri YouTube mudushake, mukore subscribe, mukore like, mukore comment, share, byose turaza kubisoma. So gahunda y'iyi channel yacu nk'ibisanzwe ni ugutanga ibiganiro byubaka sosiyete nyarwanda, kuzamura impano zitandukanye, ndetse no kuba waba ufite ubuhamya runaka ushaka gusangiza sosiyete nyarwanda. Mu gihe bwaba harimo ubutumwa, wemerewe kuza, ni karibu, vayo, dufashanye mu kubaka sosiyete nyarwanda. So thank you, naho ubutaha.